Vestine twakoranye neza ari umumama nyine ubona nta kibazo cye mu mafaranga mu myitwarire nta mutima mubi Vestine yes ariko umugabo we nyine hari nk'ukuntu Vestine yabaga yagiye nyine wenda imodoka yaje kumutora and then je nasigara mu masukuru najya kumva nkumva umunsi umwe numva nyine umuntu ari inyuma yanjye ndebye mbona ni idirisa ubona ni mugabo wa Vestine yego okay ndahindukiye nyine mfite n'ubwoba numva ndatunguwe ubwo nabonaga nyine ari umuntu witonda ariko nyine naratunguwe byatanye numva ari kunkorakora ngerageje kumwiyaka nyine namwanditse yakoraga kubwira ngo icyo ubwo mugabo wa Vestine mwe mwabanye nawe avuga ikinyarwanda arakivuga ariko ntago akizi neza ariko imubwiye ibintu arabyumva nyine iyo umubwiye ibintu arabyumva cyane ko nyine hari igihe ubundi akenshi ubu se ntiwakumvisha uwabagarukiye aha ngaha ariko ikinyarwanda nacyo iyo umubwiye arabyumva yes reka nongere mbahereze ikaze kuri Duhinduke TV na Feza TV show mabwire ngo mukure subscribe like share ndetse na comment kugira ngo mujye mubana natwe mube munaduteye inkunga ikomeye cyane muri urugendo turimo reka duhereze ikaze rero umwe mu bantu bacu b'imbere tugaha ikaze urakoze cyane umeze utese yawe biro ni amahoro weekend imeze neza cyane nanjye ndaho weekend urabona ko nyitangiye imeze neza biragaragara ndakubona ufite murare uranasa neza cyane ushobora kuba aka kanya twicaye hano uri buze kuva hano usohoka cyangwa usohoka n'ahantu runaka iki ni ikikwereka ko cano zacu zihemba neza ziragabura zihemba neza pe ntabwo beshye kabisa biragaragara urasa n'amafaranga koza cyane ahandi ubuzima busanzwe bimeze bite ubuzima busanzwe uretse imvura nyinshi imvura n'umugisha bayite gahunda z'abantu ahantu aho ibindi byose n'umunyenga ibintu byose n'ubutanga bose uretse izo gahunda imvura iri kwica nta bindi iri gukiza gahunda ni akazi rero ntabwo ntutekereze izindi gahunda ndabizi ibibazo byanyu birakaga reka tubyihorere ku mihanda bimeze bite ngira ngo reka mbanze nkumvisha akavideo kamwe karimo gasa naho gatrendinga ubundi umbwire iby'iyi mihanda uko aho tuza kubifatira narimo nkubaza iyi mihanda ibyayo nabyo bikomeje kugenda biyoberana bimeze nk'iyi mvura iri kuza abantu gahunda zabo uyu mwana w'umukobwa uramwumva ute uramufata ute ku giti cyawe yewe rero uyu mwana w'umukobwa uburyo mubona uburyo mufata noneho reka tuhere no ku magambo yavugaga ibi bintu ano macana agenda akora ntabwo ari byiza barafata abana bakiri batoya bagikeneye kuzamuka buriya kuri iyi mihanda cyangwa hano hanze hari abana baba bakeneye kuzamuka ku kabi n'akeza ab'umusitari mu bibi nashaka ab'umusitari mu bibi ariko ab'umusitari amenyekanye uri kubyumva hari n'abandi babaho nyine bahubuka bakora ibintu mu guhubuka uyu mwana sinavuga ko yenda ari ibindi bindi urabona n'uburyo agaragara n'amasaro mu gahanga uyu mwana w'umukobwa ni bwa bwana bw'uburaya buba bwakoze uburaya bukiri buto uri kubyumva uyu ntabwo yaba ari umwana ufite nyina umurera na se umurera ngo aze yicare hano kuri iyi mihanda avuge ko umugabo wa Vestine amufashe ku ngufu ikigaragara ntiyize ntabwo akoresha mu mutwe ngo abanze arebe ngo ese ibi bintu mvuze bizangiraho iyihe ngaruka ese nk'ubu Vestine yifashe akajya kumureka ntiyafungwa none se arazanamo ngo umugabo wa Vestine ngo avuga ikinyarwanda uri kubyumva icyo kintu ngo avuga ikinyarwanda ngo ariko akimara kuvuga ko avuga ikinyarwanda ibintu byose biba bipfuye ariko Idrissa ntabwo aciriritse ku buryo yajya kwirirwa ajya mu bakozi bo mu rugo noneho reba ukuntu gasa bibaze kuva ku mukobwa nka Vestine ukajya kuri iyo mpaca reka mwite impaca kuko nta sura
ntashamaje. Umukozi wo mu rugo kwa Vestine ngo imodoka ngo iba yaje kumufata ngo ajya kumva ngo amukoze hehe. Ariko aba bana ntabwo bafite ikibazo, ahubwo ikibazo kiri ku banyamakuru baba hostinga bakaza bakavuga ati vuga ibi n'ibi. Uri kubyumva? Ahubwo ribu yite kuri aba bantu bakomeza gusebya izina ry'umuntu. Ibi bintu ni ugusebya umuntu wigiza nkana. Kuko ntabwo bafata bagiye gufata ribu igiye gufata, ntabwo yafata uyu mwana wenyine, yafata n'umunyamakuru wamutumiye. Ibi ni ibintu rimwe na rimwe abantu bakora batazi ingaruka zabyo. Nibaza ko ari kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Ashobora kuba umunyamakuru akavuga ati wowe vuga gutya twitwikire ibintu biri aho ngo bisanzwe. Ariko se noneho bishobora kugira izihe ngaruka ku mwana nk'uyu nguyu wemeye gukora ikintu nk'iki ngiki, cyane ko cyane nubwo tubita ngo ni abana bakizamuka, ariko akenshi usanga afite imyaka y'ubukure. Ikintu cya mbere mu mpamvu udashobora gutanga niba ko bagushutse, uhere kuri icyo ngicyo. Ntabwo ngo bashutse kandi uri mukuru, nta biyobyabwenge baguhaye, nta n'izindi ndonke runaka bagusezeranyije uretse kugira ngo ugiye gukora izina. Hera kuri icyo ngicyo, wenda use n'ubasobanurira dukomeza. Reka mbabwire, ndumva nta kintu kirekire nasobanura kuri ibi bintu. Ati gute uyu mwana w'umukobwa arakuze pe, arakuze. Uri kubyumva? Mbwira. Uwo ni umuprofesa ntabyo afite. Twikomereze karagaciye. Uyu mwana w'umukobwa rero, ikintu njye nakora mvuga yenda ngira inama. Aka kana k'agakobwa birashoboka ko ibi bintu kabigiyemo katabizi, katazi ingaruka zabyo. Erega gukura, reka nkubwire, n'ibigoryi birakura. Subyemera se ko n'ibigoryi bikura? Birakuranye. Birakura. Rero kuba yujuje imyaka y'ubukure ntibikuraho ko ari ikigoryi. Ariko wibuke ko ubwo bugoryi wibuke ko niba utuze mu mutwe barabanza bagupime sukure baba ngo umuntu ni ikigoryi ntabwo ajya afite uburwayi bwo mu mutwe runaka. Ariko wibuka ko nanone bagupima uri hehe deya, hari aho bakubitse. Uri kubyumva? Rero kuvuga ngo n'ibigoryi birakura ntibivuze ko n'ibigoryi bitagira aho babifungira, sibyo? Bakagutwara bakagutoza umuco, bakakwigisha indangagaciro z'umwana w'umukobwa cyangwa y'umwana w'umukobwa w'umunyarwanda, bakakwigisha kwiyubaha, bakakwigisha kumenya ikintu cyagusebya n'ikitagusebya. Ngaho ibaze nk'aka kantu mbwira, uyu mwana w'umukobwa utangiye kwishyira hanze avuga ko yamaze ngo gusambanywa n'umugabo wubatse. Uri kubyumva? Wasambanyijwe n'umugabo wubatse. Reka tugaruke ku byo kumufata ku ngufu. Ese we akimara kubona ko bamufashe ku ngufu yakoze iki? Hari inzego z'umutekano yabigejejeho, hari yagiye kuri cano, yagiye kuri cano. Byumvikane ko ari ibintu yaramenyereye gukora. Uri kubyumva? Ntabwo ari ikintu cyamugwiririye ngo kimubabaze. Umwana w'umukobwa yafashe ku ngufu ntabwo yihutira kuvuga ngo reka njye ku macano. Cano se yayibwiwe n'iki? Twebwe twakuze mu rugo badutoza ko kwirinda abahungu ari ikintu kigomba kuza mbere y'ibindi ku mwana w'umukobwa. Kwirinda igitsina gabo ari cyo kintu dushobora kwirinda mbere y'ibindi byose mu gihe ukiri umukobwa, mu gihe utarashaka urugo rwawe. Banatwigisha ko hagize n'ugufata ku ibere gusa uhita wirukanka ukajya kubibwira mama wawe abakurera. Uri kubyumva? Bakakwigisha ko niba umuntu agufatiranye, gufata ku ngufu ntabwo ari ibintu bije vuba, na kera byabagaho. Ariko niba bagufashe ku ngufu baratubwiraga ati
hita ubibwira umubyeyi wawe nawe yihutire kukugeza kwa muganga barebe niba nta ndwara banakwanduje bamenamesha ninge niba koko wafashwe ku ngufu none se niba ari indaya bakuye korodoro niba ariyo bakuye mu migina niba ariyo bakuye Nyamirambo simbizi niba baragufashe ku ngufu wa mwana w'umukobwa we niba koko ari ubwa mbere wari ubikoze nawe utarashakaga ibyo bintu uretse ko nge nta nabyemera ko Idrissa yakora ibyo bintu niba baragufashe ku ngufu we wakoze iki bakimara kugufata ku ngufu cyangwa akimara kugukorakora waramuhakaniye arabyanga dore ko wavuze ko anumva ikinyarwanda niba yumva ikinyarwanda no guhakana arabyumva sibyo yego none se we yakoze iki akimara kubona ko uyu mugabo yamusagarariye akageraho amufata ku ngufu ikindi kintu nabonye uburyo avugamo muri iyi video tumaze guplayinga ntabwo ari umuntu uvuga nk'umuntu wafashwe ku ngufu burya arabivuga nk'uri proud yabyo kimwe cyo iki ni ikintu gishobora kubaho bikagutera ipfunwe cyane rwose n'umuntu bafashe ku ngufu ntabashaka nuko bamwe abantu babimenya yego aba yumva ari igisebo gikomeye kuba yumva ko yasambanye urumva ntago waba uri umwana w'umukobwa warereriwe wanyu ukarerwa na so na nyoko bakagutoza indangagaciro za kinyarwanda bakagutoza kwiyubaha ngo uze hano kuri iyi mihanda uvuga uburyo bagusambanyije ko bagufashe ku ngufu nta n'agahinda uri na proud yawe uri kumva icyo kintu ndimo ndacyumva aho ni kurana rw'uyu mukobwa na hanyuma se ku munyamakuru we ushobora kuza bati ngereka nkore iki n'iki akenshi twe tuzi ko umunyamakuru ari umuntu usobanutse wize uzi ubwenge uzi n'uburenganzira bw'umuntu uzi n'itegeko gufata umuntu ukamushyiraho kesi yo gufata ku ngufu n'uburyo hano mu Rwanda biba bikaze ukaba ubizi neza ko ari icyaha kidasaza gihanirwa n'amategeko ukaza rwose ukavuga ati ugahitamo kwakira umuntu utarabuze aho aregera akaza kuregera iwawe kuri cano rimwe na rimwe unabizi ko ari ukubeshya gisobanuye iki kuri wowe iki kintu rero ikintu bisobanuye kuri njye ni ubugome ndengakamere kuko ikintu cyitwa gufata ku ngufu hano mu Rwanda ni ikintu cyashyizwemo imbaraga cyane uri kubyumva neza baragenda bakagukatira imyaka myinshi pe ntabwo ari icyaha nk'uko wabivuze ni icyaha kidasaza uri kumva ikintu cyitwa icyaha kidasaza niyo watoroka ukajya hehe ukagenda ukihisha bakakubura aho bazagufatira barakuzana cya cyaha cyawe ukagihanirwa ngaho ibaze gufata iyo kese ukayishyira ku munyamahanga wubatse ngo yafashe umukozi wo mu rugo ngo ku ngufu nk'uyu munyamakuru we nibyo nakubwiraga ibigoryi birakura none uyu munyamakuru urumva ari umuntu ufite mu mutwe hazima ese yarabuze ibindi bintu yatwikisha yenda akaza akicaza uwo mwana w'umukobwa yenda akamubwira ati vuga ko Vestina yanyambuye yankoresheje nk'umukozi wo mu rugo aranyambura ndimo kwishyuza amafaranga yanjye icyo si ikintu cyoroshye niba ashaka gutwika ko nabyo ni uguteza urubwa ariko yego ni urubwa ariko ibyaha biratandukanye n'imyaka yakatirwa yenda yo kuba yabeshyeye umuntu ko yamwambuye ayo mafaranga urumva ntabwo ari nk'iyo yakatirwa nk'umuntu washyizweho kese yo gufata ku ngufu uri kubyumva ikintu yenda ashobora na Vestina ashobora kubibona gutyo akavuga uyu mwana w'umukobwa uvuga ko namwambuye ntanamuzi ntaramukoresheje ashobora no kugira no kubikaza yanabikaza uriya mwana w'umukobwa akaba yamwegera akamusaba imbabazi ati mbabarira nagira ngo njyewe nizamukire Vestina ntabwo yamwima imbabazi
ariko kuvuga ngo umugabo wanjye yagufashe ku ngufu mbizi neza ko icyo cyaha ashobora gukatirwa imyaka 25 n'indi irenga. uretse no kumukatira ni n'igisebo ubushize ntabwo nshobora ni igisebo ubushize ku muntu gusebya umuntu kandi gusebya umuntu nabyo wabigambiriye rimwe nabyo ni ugasanga uwo muntu nta nubwo yahakoze ntiyahakoze ntazi n'aho atuye ntazi nta kintu na kimwe azi ko uwo muntu arimo aravuga nta kintu na gitoya ariko just sikora ko mubwiye ngo bamuhaye kamera yicara avuge ngo bla 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 ukitereka ukabwira ati ngewe ese bombi habura n'umwe utekereza ati iki cyaha ngiye gushyira kuri uyu muntu gishobora kumugiraho ingaruka ahubwo reka dukore ibi. Abantu babiri bungurana ibitekerezo, abantu babiri bagakwiye guhuriza hamwe, buri umwe wese akazana igitekerezo, reka dukore iki kintu kiratuzanira views, urinjiza nanjye ninjize menyekana, niba ari no kumenyekana baba bashaka sibyo. ese ubundi kuki abantu bumva ko bashobora kumenyekana mu bintu bibi kandi byiza bihari? Abana b'abakobwa muri iki gihe uri kubyumva ari naho urimo kugenda ubona no mavideo agenda asohoka, ntabwo bitaye kuba bashaka kumenyekana mu byiza, ahubwo ibibi. Niba ari byo baba batekereza ko byabageza kure, ntibanatekereza ko icyo kintu kibi gishobora kubaho ukabahita umunsi umwe, ariko ugaseba igisebo kikakugendaho igihe cyose mpaka ushaje. Hanze batagiseba ariko hanze guseba bitakibaho, banza guseba ikintu bibaye bibaho guseba kitakibaho, twajya tubona ibitandukanye. Umuntu araza rwose ukabura ntacyo bimubwiye, agakora ibyo ashaka. Nta kintu biba bimubwiye. Umwana w'umukobwa arayifata agashyira hari igitsina cye akagishyira ku mugaragaro, nta n'umwe ukimushyiriyeho. Kera twatinyaga guseba, wumvaga n'umwana w'umuhungu ukurebeye ibere ari ikibazo, ariko sinzi uburyo Satani yabakuyeho akantu bita agakingirizo. N'agakingirizo ni akantu nakita nk'agakingirizo, ntabwo ari kondomu, nk'agatambaro kari gahishe ikintu bita isoni, ahubwo ikagakuraho, bo bakabona ko hari umuhanzi wigeze uririmba ngira ngo ni Bulldog, avuga ngo isoni zajyanye n'ikinyabupfura cyane, byarajyanye kabisa. none se reka nkubwire uburyo iyi soni zajyanye n'ikinyabupfura. None se ubu uyu mwana w'umukobwa uri kubyumva, uyu mwana w'umukobwa yagakwiye aracyari muto, nta myaka 30 afite, usibye na 30 nta myaka 28 afite. Uri kubyumva, uyu mwana azabyara, n'umwana w'umukobwa azabyara, azarera, azaba mama, azagira abana toza ikinyabupfura. Ese ikinyabupfura nawe adafite azagitoza abana be gute? Ubuse abasi bo bagenda bakabyara za marine cyangwa bakabyara indaya. None se ubu yakicaza umwana akamubwira ngo umwana wanjye dore irinde abagabo bakwangiriza ubuzima, abagabo batuma ishuri ryawe utarirangiza, abagabo batuma ubuzima bwawe butagera kure, utagera ku cyo wateganyaga. None se ubu uyu muntu yakicaza umwana we akamubwira ngo gusambana n'icyaha?